bidatinze inzira zikigendwa nyinshi muri izi modoka ubona mu mihanda ba nyirazo buriya bararira ngo abashoferi bazitwara bakoresha nabi essence na mazutu, abandi bakayiba, abandi bakandikirwa kurenza umuvuduko hafi buri munsi. Gusa aba ni abataramenya Sator Rwanda Limited, sosiyete izobereye mu byo gushyira speed governors mu modoka ndetse na GPS tracking system. Nk'aho ibyo bitari bihagije, Sator Rwanda Limited ishyira mu modoka yawe ikoranabuhanga rituma uyigenzura aho uri hose. Imodoka yawe bayishyiramo fuel monitoring system, aho umenya ingano ya essence cyangwa se mazutu yakoreshejwe mu modoka yawe. Niba yibwe, umenyeshwa ako kanya ingano ya essence yibwe ivunjwe mu mafaranga aho yibiwe. Umushoferi wari utwaye imodoka ukaba wanasaba ko imodoka yawe itongera kuva aho iri kugeza ikibazo gikemutse. Vehicle movement control ikwereka aho imodoka yawe iherereye igihe icyo ari cyo cyose. Mileage and engine statistics ikoherereza ubutumwa ku birometero imodoka yawe yagenze mu gihe runaka. Iri ni ikoranabuhanga rinakumenyesha igihe cyo kujyana imodoka muri control technique, igihe cyo kumenesha amavuta n'ibindi. Hari kandi driving behavior analysis ikwereka uko umushoferi wawe arimo kwitwara mu muhanda. Aya makuru yose uyahabwa kuri telefoni yawe ako kanya bikiba. Ibi byose bishoboka kubera ko Sator Rwanda Limited ifite ubunyamwuga, ubunararibonye, ikagira abakozi b'abahanga kandi bahagije bakugeraho vuba bishingiye ku mashami Sator ifite hirya no hino mu gihugu. Hamagara cyangwa wandikire Sator Rwanda Limited kuri 07 81 13 81 55.